bagumekeho. Oya mani ngiye biriya bintu byambabaje si ukubeshya. Ata umva mu minota 5 ngiye nigendera mani umva. Iminota 5 ni yawe. Ariko icyo mbaza ni kimwe lage. YouTube channel urayemeranya ifungure. Kwemerera kabisa turi inshuti. Yesi mfata umunyamakuru. Ata uri umunyamakuru urumva. Yesi mfata nk'umunyamakuru ku giti cyanjye urumva. Ngiye mufata nk'inshuti yanjye nk'umuvandimwe. Dani yambwiye kuri YouTube channel. Yambwiye mukanya ngo shimira lage ko yagutwerereye. Lage mubaze Dani naramushimiye yamaye inzu. Namuhaye 9 ryuzuye amenzu ntago nzabyibagiye yamaye inzu mfite namuhaye nanjye miliyoni 9 bro twaraguze we n'umugore barambwira bati mari yawe lage ni inshuti yanjye magara iyo nzu ikintu batazi bazi ko wenda ushobora lage ni inshuti yanjye magara na Kedi n'abandi bakinnyi kuri ikigare cyanjye Dani n'abakinnyi wese uzi mu banyamakuru Dani oya umva nkubwira hanta nyuma y'ubuzima mugende tenera nini kwa ndi guteka reba ragafite ubwoba Dani oya ntabwo ata ntabwo mfite mu minota 5 mvuge ngewe ndi guteka mani mumbore kabisa urumva mu minota 5 ngiye kuvuga ikintu kimwe ni nk'ibintu nka bitatu cyakora urumva ibintu bya mbere Dani nabyumvise yavuze comment Dani yavuze nayibonye Dani usenga Imana Yetu cyambere igiti cyanjye ngiye wakinye umupira naratane gutekereza gukina umupira yemba ngomba kubikubahira ko uri umukinyi uri umwataka n'abantu bose mu Rwanda bagomba kubikubahira ko wabaye Dani ndamwubaha ongera ko itsinzi yahise ajya gurwa 100 ajya muri Singida nuko batanyuba ariko ngiye ndabubaha ntari Dani nawe mu Rwanda nabaye top scorer mu championnat mu Rwanda ongera n'inshuro ebyiri zikurikiranye okay ibyo ndashaka kumva Dani ngo ibyo ngomba kwikubahira sibyo cyo cyane cyane kumva ngomba kwikubahira wabaye top scorer mu Rwanda ibyo bintu kugikora ni ibintu biba birenze umuntu w'umunyarwanda ibyo ni nta bintu nshaka kumva n'abantu bose muri football mu Rwanda bagomba kwikubahira ngomba kuza kuvuga umuntu ngo ntabwo bibuke ngo yatsinze igitego kimwe ngo nicyo bibuka ngo yatsinze igitego ngo ikibazo uyu munsi mwahita mupostinga ibigwi byanjye Dani uyu munsi mvuye mwahita muvuga ibyabaye byose mu minota 5 mvugire abantu bakubwira ko watsinze igitego 5 ntabwo umuntu agomba kuza yijijisha kugira ngo agusebye mu bantu mu banyarwanda cyangwa mu kingo ngo ngikinde ngazi ngo nuko watsinze igitego kimwe Dani ngiye muzi muri aperi baranewe uza muri aperi yemana narakwemeraga navuga ati uyu ni Dani usenga Imana uje muri aperi man umva ari ibintu birenze hanta numva ari ibintu birenze kabisa ubona Dani tugakina uko nyine atanye gukina umupira Dani nyine mufana mbafana ba Dani bafana kumubara bura ni napfa nzapfa nzira ukuri Dani ngomba kubera ko ngiye waje muri aperi mufana nkwemera ibyo ni cyane nzabizira nyuma y'ibyo turi n'abavandimwe rega turi inshuti udumfasha no mu bindi bintu urabizi ntabwo cyaza kubivuganga uramfasha urumva nakoraga umuntu ngaza kuvuga ngo Dani ngo shaka ntabwo biri ngo Dani ngo yatsinze igitego twiga ngo yatsinze ngo kimwe wirengagije ibintu byose yakoze muri aperi igitego yatsinze muri polisi kugira ngo muri polisi ajye muri za Singida bamugura muri miliyoni 100 hata Dani amuguze miliyoni 100 man ikintu cyambabaje umuntu umaze imyaka 10 ku ntebe imwe adahinduka atanembore ngo ajye no kuyindi radio bus ante Dani birenze kugura umuntu miliyoni 100 man kugira nanjye zangaha ntabwo banguze izo miliyoni 100 ariko Dani amuguze miliyoni 100 ibyo ugomba kubyubahira umuntu rero apana kugira ngo ibikitabo kimwe ngo yatsinze ngo iki niki ikindi yewe urumva mana nimba ntabwo sinzi kumvuga nabi ngewe n'ibyanyu yewe ngomba wamvuga nabi famille yanjye ibayeho neza mugadamu umwana wanjye ameze neza nta kibazo ibyo ni ibyanyu ubundi famille imeze neza nawe umeze neza ibyo kuvuga ibyo ni ibyanyu buriya muntu nta muntu ujya ubura ikintu avuga ku muntu umeze neza gusa tukirengagiza ibyo umuntu yakoze kandi byiza byashimishije abantu muri icyo gihe yambabaje uriya mujama Dani ngenda kwemera kabisa respect oya mane ntabwo ari n'ikibazo cyo kuba ikintu umuntu aba yarakoze mane umuntu nubwo yarakinye game ebyiri muri shampiyona y'u Rwanda game ebyiri gusa
Mana uwo muntu abateye ubwoba. Yesu ari abantu benshi batagize amahirwe yo kuzikina. Yego Benshi yego kabisa yego. baba bahari. Ariko umuntu mujye mumwubahira ikintu yakoze. wane Yambabaza za Regis. Dani niyo nakuvuga nawe ariko zakubera Anta kuri inshuti ya Regis byibuze yarakina. Byibuze hari ahantu yakinnye. Muramira. Anta neni gendere. Oya nzamubaza. Lage. Wore basha. Tembere. Lage. Abeka mara Lage. Isira basha kwambara jezi uyambare. Kamanya mbere kandi. Abonye umukobwa Basha Lage. kwambara jezi. Yanjye yaretse. Abonye ko ari muresha kwambara jezi. Yanjye yambare. Nabonye mukanya posti. Nabonye mukanya posti nzi foto ari kuyambara yayambara. Ndayimwambara ari mararira ashaka kuyambara. Agomba kwambara. Uyu munsi i Kigali ngo twiriwe turi ikiganiro kabisa. Agomba kwambara ibintu byako wowe yakoreye. Nge rero dore mbabwiza ukuri Lage na Dani. Mbabwiza ukuri na Lage. Yenge gusubiza umuntu wese wagiye unyambika urubuga. Umuntu wese wambeshyeye. Umuntu wese wanyatatse. Amvuga nsebya mbeshyira ngamije kunyangisha abanyarwanda. Nzamuhumekera ku bitugu nka kwa ko n'umudefansera guhumekera hano ku bitugu. Dani kugira ngo uwo nazakora wamvuze mu kuri ntambeshyere ntanyangisha abantu nta kibazo ariko uzi ko yambeshye akanyangisha abantu Dani uwo wese nzamuhumekeraho mani to mani mubwire ngo kabutura mu bisheke yaje Rambo mu ishyamba yaje ariko n'abantu birengagiza anta kugira ngo nzahanga hari ikintu abayobozi bangaba baramboneyeho bakavuga ati umuntu ashaka kuzanga akadufasha ntabwo ushobora kuzanga pira mipangu uraje ngo gusa ngo bakurangiye umuntu ntabwo bibaho ninde zukuza aho ngaho kubonamo ibintu byo muri famiye ntabwo kwiza aho ngaho ntawuzi ukuntu wakuze ibyo gukina njye naje gukinanga bambonamo nyine tara yanjye kavuga ati umuntu ashoboye kamana kandi numvishije numvishije kandi numvishije bavuga ngo uburyo ngo waje ngo birazwi numvishije sama bavuga ngo uburyo ngo wajwe ngo birazwi ngo nawe ngo mubiziranye ngo n'uburyo byari bigiye gupfa umuntu bita mu Karenzi yewe ndamwubaye yaramfashije ntabwo ndasinya mbese sinjye mu gicuku yaramfashije kabisa kugira ngo uzaho yaragufashije yaramfashije aho ngaho ni sawa uyu muntu yakoze ikintu cyiza ni sawa rwose nanjye wamfashije icyo turakimushimira rwose mukuru wanjye respect waramfashije nanjye wamfashije kugera aha ngaha hazaza sawa rwose icyo turacyemera icyo turakimushimira rwose kimushimire cyane ndamwubana sinshobora no kumuvugaho ntabwo biba byabaho kabisa yaramfashije nyine ari support yamaye kugira ngo dore ndabona rafiki yake na Dani na Rage bita ngo ni mutangazaji official uyu mutangazaji ari mu bantu bansize urubuga banutse zamuhumekeraho uyu mutangazaji umunyamakuru bita mutangazaji wa wundi usindira mu kabara gati nkonda mubwire ngo ndamuzi ibyo nge ntabyo nge ndabizi ndamuziye ikintu nzi nuko abanyamakuru muvuga ko abakinnyi ari bo basinze kurusha mutangazaji se na Leonidas kurusha mutangazaji na Leonidas babasinze wanjye nta munyamakuru ndumva avuga umunyamakuru mugenzi we kuri radio ko yasinze orere bro nge naratesetse anta nawe ukunda mwe muravuga ngo mwaratesetse twe twateye bikwasi bro byihorere we nakubizi wowe yakubwiye ngo kere kurebye mu mitima y'abakinnyi bro abakinnyi mwarabamaze umukinnyi utiteguye kuvuga ngo umutima w'uruhuke nakazi nge nago nabiguma nge ngomba kubwira abanyarwanda ukuri ku buryo abanyarwanda bamenya buri wese ni umuntu ki Regis rero ko sa yakoze ni rimwe ye yamvuze hazi ko nyiri wa mukinnyi ugikeneye gukina mu Rwanda kandi ntago bikunda buri umuntu yagikeneye gukina mu Rwanda agira ubwoba nge rero ntago byakunda nta kipe nyikeneye gukiniramo urumva ku bakinnyi bakiri mu Rwanda birumvikana ko abavuga ati ninde guhangana n'uriya akajya kubwira umuyobozi wanjye ejo baranyirukana ntabwo rero nge nkiri muri iyo kesi kandi nta nubwo nabona ikintu mani buriya ikintu yitiranye uriya mujama ni kimwe nge maze kugenda mu bihugu birenga 3 uri kumva ibyo bihugu byose rero hari ikintu mbonamo nimba nicaye nkavuga ikintu kuri shampiyona yacu gishobora kudufasha nta kosa numva nakoze kuko mfite ni experience ari naho nagiye ariko se experience dusangiza yarikuye
Dani uzicyo gihari ni kimwe reka mubwire icyo kimwe abantu bose bazi ko nyine ukiri umukinnyi wa football uracyari umukinnyi wa football sibyo wenda ubaye nk'umunyamakuru ibyo ukabivuga bakumva man ariko gutya uri kubivuga nk'umuntu nyine batizwe uri umukinnyi abanyamakuru ikintu abantu bagomba gufunguka mu mutwe bakumva b'abanyarwanda buriya bakumvise umuntu uvuga ikintu abamo kuruta umuntu uvuga ikintu kuko yacyumvishe cyangwa se yakibonye kuko buriya man niba umukinnyi abohotse mu by'ukuri akabohoka ikintu man icyo kintu nimushaka mujye mucyuba kuko benshi baba bafite ibitekerezo ariko akabona aramutse anavuze bamutera amabuye baba bafite benshi bafite ibitekerezo Kamoso ngo arashaka ko twiryamira bwije oya Kamoso rekana nawe uri kumva man umuntu yafite igitekerezo akaba nk'ubu ngiye nawe tuba turi kuganira nk'abajama kuri ziriya live nimba tuganira rero nkakwereka iriya bintu bitwaye ikirage kuki bitiba ikibazo kuganira bitwaye kibi ikibazo nimba tuganiriye nkakwereka ibintu iyo ni fitina style nabwo ni fitina lage kubera ko badakora live n'abakinnyi bagize fitina ibyo nabyo bigiye kuba topic icyo ni ikibazo gikomeye cyane kandi tugomba kwicara tugakosora naho ubundi mugira neza uko nguko birakomeye nta n'iterambere ry'umupira wacu tuzabona wasanga hari n'abandi bantu bamvuze ariko uriya regisi none famiye z'abantu yarazimaze kereka ubonye nakoze post imwe ivuga ku bintu nyine ndi kumusobanurira mubwira ko mfite uburenganzira bwo kuvuga ariko bro abakinnyi banyandikiye barashize yarabamaze kereka nkweretse nka message banyandikiye yarabamaze bisanzwe mane twige duhinduke mane tugeze mu mwaka w'ibihumbi 2024 na 2030 zadusanga tumeze haterambere ntaki aho twahoze ariho tukiri uko ibihe bigenda biza twagombye kugenda twiga ibindi bintu bidufasha ariko twebwe turacyari inyuma mu bintu by'intuze by'amateka batoke mu ma historique bane muri inshuti zanjye turi kuganira duhuje umugambi wo kubaka ubu no kuvuga ngo nibi umukinnyi uzi kwa nk'urumogi umukinnyi uzi kwa nk'urumogi w'umunyarwanda nkamenya ko yatumye umuntu kuza kwandika ubugoryi hano nawe nzamumuhanga chini ubu ngiye kujya mvuga ibintu mu mazina kandi ikiganiro ubu cyamaze gutegurwa ubejo gahunda topic ubu ngiragendera hari Dani nibasubize ejo nta kibazo natwe nijoro tuzaza tuvuge n'ibindi ndakubwiye ntago ndavuga bro ngiye nimvuga nyine nkavuga ibintu byose nzajya negura umuntu ku giti cye nagukurikiye utangira kuvuga ariko ngiye narinzi ko wagize ikibazo naho niba uri kuvuga abantu usubiza bari abantu ngenda gushyigikiye basubize barabajama mani barabajama baratesheje Dani barabajama ngiye barabajama mbabona kuriye ngiye bora mu banyamakuru abantu nziranye nabo twahuye tukaganira ntibarenze babiri cyaba batatu gutya ntago ari benshi bari abatipe bo bakuru ngiye ntago tuba tuziranye ariko umuntu mani ugasanga umuntu niba ari uko nguko ibintu biba bimeze byo mu bikurikirane bro abantu bararya za miliyoni kipe zacu ko zitera imbere niba uguze umuntu miliyoni 100 Dani ekanene natavuze ko navuze ibintu ngiye kubivuga ko turi inshuti ngewe nzakubaha wabaye mwata ukomeye mu Rwanda bakoze ibintu birenze abantu bashaka kwirengagiza ibintu wakoze urumva man wakoze ibintu birenze niba top scorer uzanyarwanda b'Rwanda kugira niba bibone man abo samwe ko nizo top scorer mu Rwanda Dani ntago imbaraga gutira proud imbaraga zo kugira ngo wuzuze ibitego 10 muri shampiyona y'u Rwanda baziko n'ibyabo na munyarwanda badi ibitego 14 ariko yego umufana mana ashobora kubikubwira ukabyumva umufana buri yanyandikiye kandi ukandare ariko nazaje mu kwirengagiza umuntu wicaye kuri radio man umuntu wicaye kuri radio yumva n'igihugu cyose nazaje kuri mikoro kuri radio ngakwirengagiza ngo Dani ngo tuswatse igitego kimwe oya
aho rwose oya buri ikindi kintu bagomba kujya bareba tuzi ubwenge twari nta munyeshuri wiga segonderi ngo yige na university ayirangize nimba ntarabashije gutsinda ibyo bitego mu Mavubi nta kibazo ba nshuti bari kubikora kandi turabyishimiye nibyo man nibyo uri kumva inshuti ni inshuti yanjye duhora tuganira ariko ngiye mba mubwira nikomeza ubitsinde uri kumva ibyo ntatsinda ibyo batsinde ariko umuntu man ugasanga umuntu yicaye ku ntebe arimo arasesengura ibintu atakinnye ari kumvisha abantu kandi abantu ngo ko bamukurikiye ari benshi akaba ari cyo kintu yitwaza gusa tugerageze man dutere imbere tunafunguke man nanjye kuvuga kuri Dani ngenda kubaha atangiye gukina umupira muri 2018 umukinnyi wese ndamwubaha cyane umupira muri 2018 mufana uri kumva nazi ibintu by'umupira mubona reba uyu muntu yanditse ngo Dani ngo Regis yavuze ngo nta kintu Dani afite abwira abasportif ariko we umaze iriya myaka avuga ubusa mu bintu atanakina atigeze anakina we ari kumva ko ari umuntu uvuga ibintu bifite agaciro wabonye bya bintu Dani Usengimana bamwinjiza mu mitwe y'abantu yarafite izina ryiza lage Dani Usengimana kubashyiramo virusi waba muri kubashyiramo virusi Dani mwitegure YouTube channel yanjye tuzajya dukora ikiganiro live ubu nibwo buryo ngiye gushyira budasanzwe ikiganiro live kuri YouTube channel si saa 4 ari kizajya kiba tugakora saa 4 nanjye nzajya kiraho saa 4 dutangire saa 4 turangize saa 7 kandi twe nugutanga ukuri imirabyo nuzajya wumva ufite live yawe ivuga ukuri nta muntu uri buhutaze ari ukuri kumeze uko ujye umbwira tuyikore oya nta muntu ngewe nuka arone yeza nuka cyane yeza mbeshyira tuganire ku bintu biteye byadufasha gutera imbere ariko man umuntu kweri bazi bira birambabaza nigeze kuganira uyu ni Imurani ngo ndagura ikipe sha uze nongere ngo udupase sha abucece yari umuntu wanjye abucece ubuyibere Dubai abucece niwe wanjye nimba oya Dani sibanga nimba Imurani ari inshuti yanjye aranabizi ari inshuti yanjye kabisa abucece man abutrika oya uzatsindaga igitego imitego yagendaga ndashaka tubone shampiyona yacu byibuze APR za Rayon man zijya ku rwego mpuzamahanga naho nimba mugenda mukajya kugura abantu mukabagurira abantu ba fake kuri ikibazo kirimo gikomeye icyaha ni gatozi nta mukinyi numwe nigeze ngurira APR nta numwe nta numwe lage ndabisubiramo lage wikwisetsa uzabaze n'abayobozi nta mukinyi wanturimo sibyo n'umukinyi nta n'isogisi abanjye bose babateye ishoti abanjye nabo bita duke abuya ubakina muri Yanga bro urazumubwira ibyo oya muhinduke man muhindure imikorere cyane ni gatozi muhindure imikorere dushaka ukuntu dutera imbere naho ubundi ibintu ngiye buriya muhindure imikorere ngiye iyo mbonye ukuntu nasanze shampiyona mu myaka ingahe ishize abona imyaka iri kugenda yongera kugira ngo dutere imbere dusubira inyuma uzi ko hari igihe ari urwego ruzagera shampiyona yacu kitwa amateri icyo kintu urakizi yego aho gira shampiyona ikompara nayo muri East Africa iri imbere nyinshi cyane mu Rwanda aho tajabura muri Afrika ifa kuturusha man sibe za Tanzania kukisi no reka turebe Tanzania n'umupira reka turebe na shampiyona byo mu Rwanda hari shampiyona bara muri Tanzania Desai ngobera president wanjye Desai ngobera kaze bro Desai ya dossier yose yakwegetseho banyirukanisha muri gorira ngo kubera ko navuze nakizanze ryajwi rya Didio muri Etoile de l'Est ibitego byose hasi mwibeshere to tumamwesha mu biki Dani dore Desai nguwo nzabona ima Desai ndashaka gufungura tubicano niho uzaba mu sponsor antafitanye ibibazo byinshi n'abantu
anta tubone nzarekura imikwaju Dani. Anta agenda muganire mani murebe ukuntu ibyo bintu mu binozo. Ariko dushaka iterambere ry'umupira wacu. Nta kindi kabisa. Tunoze ikize Dani, turanoze iki n'abantu birirwa badusebya man. Abantu birirwa badusebya baraduhindite gatobero. Ariko uzi kuba wubatse uri umuntu w'umugabo, umuntu akirirwa gutoba kandi nawe undi mugabo. Yakugize iciro ry'imigani bro. Kubera ukuntu abanyarwanda mwamenyereje amatiku n'umuzajya mubana ibintu biri seri bazajya bumva ari amatiku. Niriwe numva uyu munsi, hariho niriwe yumva uyu munsi ngo ninge yashakaga, ngo urabona ngo abakinyi ngo bapere ngo baguzwe ngo apere ngo yaribwe, ngo noneho ngo bagahengeka ngo baruboneka ngo nabande ngo naba ubwo arashaka kugusha kuri nge. Uzi icyo bita confidentiel. Mu bantu bose babaye muri apere, umuntu utarigeze urwana kuri confidentiel ninge. N'ikimenyimenyi nuko nta mukinyi n'umwe apere yaguze nigeze nata. Kandi nta numwe naguze Dani. Nta numwe nigeze nanatangamo inama. Ariko nanjye nari nzi ko waguze abakinnyi. Kandi ngo wayikuri. Ngo wayikuri. Mbona ngo Anta yabazanye kabisa. Ngo wayikuri oya. Indege kuzurira narazuriye pe. Kandi nabaga nitegeye nta rimwe apere yigeze negera. Habe nari navuze ko abanyamakuru bafite amakuru yo muri apere yose bazagende bagaragaza akantu gato ko mu biro bya apere kamwe kanditseho Anta. Kamwe bakazane bagashyire ku karubanda. Bazahita bamenya ko mbere. Ndashaka bano naritegeraga abantu babashije kumva urugo rw'imikino rw'uyu munsi. Bagira ibibazo batubaza tubasubize. Bakurikije ibyo bumvise. Iminota 10 duhita dufunga Dani. Tubaye iminota 10. Jena uri kuri commentaire ariko ntacyo ndikora. Wana ari ngenda zisoma Anta tubisubize. Turajya tugusomera. Live dufite 500. Abantu bumvishe radio uyu munsi. Abantu bumvishe radio uyu munsi bakumva n'ibyo bavuze. Batubaze twosomera ibindeba namwe biraye mu birebe. Haro bita korode ngo lage wampaye ipafu, wanyihere ipafu. Arashaka ibiri. Ntago ari ikibazo. Ipafu ubona niguye muvande. Nuzi mu muntu ibyo bifite. Ntabwo bibaho. Ego. Twumvishe uretse ngo twumvishe bavuga ko Rage ari umusinzi ngo imodoka azigusha mu miferege. Nibyo cyangwa? Reka mvuge. Ese Imana kandi ibyo bintu urumva? Ibyo bintu so nigeze gukora accident ibyo nuca nakoze accident. Oya nanjye ndabizi ko ni ibintu bibaho man, ni ibintu biba ku muntu wese ushobora gukora accident. Ariko man wiza gufata ibintu urumva ngo ubwire abanyarwanda ngaho murakoze accident ngo gukora ngo ubusinzi ngo iki ngo man abanyamakuru uravuga uyu muntu yumvishe abafana bumvishe batumva ko nyine wari wasinze man bakakwangisha umuntu man bakakwangisha umuntu man baramukwanje nicyo kibazo nyine n'ibyo nandi kuvuga man ukumva nyine man ukumva nabwa urihebye ngewe najye kuva mu Rwanda narihebye man nabo nakubeshye najye kuva mu Rwanda narihebye man aho navuga ngo ndumusinzi man gukora accident n'ibintu bisanzwe Dani nakoze accident ndabyibuka ndi kumwe na musaza wa Keria na mukuru wa Keria n'umushiti wa mukuru wa Keria ndabyibuka nabona nkasaye n'igice gutyo ndi gutaha man ngo accident n'ibintu bibaho. Ariko abantu barabifashe ngo Rage bikoze ngo ukore ubusinzi kuri radio murabivuga abantu bose batafata ngo ndi umusinzi man. N'ubundi nawe ni nkacyo yarabajije ngo ibindi ngo nuko aperi ngo ngigukunda ngo naho ubundi ngo imodoka ngo bahora bazikora mu miferege. Ibyo nyine yabivuze nyine afite impamvu yabivuze ntabwo nta kintu nabivuga ibyo ngibyo. Afite impamvu yabivuga. Gusa aperi ngenda ndikunda Dani. Aperi niyo kibya mbere ku isi nkunda. Aho najya hose aperi ndayikunda kabisa. Aperi amfashije ngomba kuyubaha. Ari uri kubona ngo usome tugende. Haza uri kubona zawe ndi kandi mbona uzireba zose. Reka ndebe zari zincitse. Dani ngo watsinze ibitego bingaye mu Mavubi. Natsinze kimwe bibiri mu mikino ya gishuti. Hari umukino wa mbere wa gishuti twakinye na Maroc. Ngiye na Jihad dutsinda igitego icyo gihe. Hari n'ikindi natsinze dukina na Guinea. Icyo kirasobanutse. Nejo bundi mu mwaka ushize. Anta yageze gute muri aperi? Anta ngo wageze gute muri aperi? Nayegezemo nk'umunyamakuru.
nge nagigiyemo muri apere nk'umunyamakuru ushaka amakuru hari ikindi kirahagije nari umukozi wawe nigeze mba kuri payroll anta ngo rero ni dasi na mutangazaje n'abasinzi ruharwa wowe bahamagare none ahangaho babwire ngo muzi icupa rirahari urebe ko batakugeraho ngo ruvuyanga yahaye rage ngo ruvuyanga yaguhaye inkarifu ruvanga arayimaye ariko man reka mvuge dani mvuge akantu kamwe naciye mu yabo nk'umunyamakuru ujya kwanaliza reka mbivuge ni nta kibazo n'ubundi kuri kuradiana ujya kwanaliza ntago basha kureba man tujye tuvugisha kuri kuradiana urajya kuvuga umukinnyi ni wamurebye ukakina uri kubyuma mu bantu oya nawe ngiye nkunda wamwumvise umunyamakuru ari kuraza Dani ariko nanjye ni gute wanariza ukataka umuntu ukavuga ko umuntu ari umuswa cyangwa ari umuhanga ubundi wagiye kuri tele niba wagiye kuri tele wamubonye ntabwo yavuze nabi ariko tujye kurengera man ntabwo ufite ubumuga bwo kutareba umunyamakuru gutya oya ariko ngereka nkubwire uriya musaza ntabwo muzi uri kumva ariko ntimukarengere anta mwe abanyamakuru anta ntimukarengere ntekereza ko avuga ibyo yumvishe hari igihe yigeze no kwataka Dani hari igihe yatatse Dani bwa mbere dutangiye gukora amalive ndabyibuka ko rero ni dasi yatatse Dani ntabwo yatatse rwose sinigeze ibintu yavuzeho rwose ariko ntimukarengere rwose yewe umuntu wese ikintu cyose yanyatakaho nta kibazo icyo wanyatakaho cyose nta kibazo abantu twabanye tuziranye twabanye neza pe ndi umwe mu bantu n'uyu munsi ndamutse mvuye no mu mwuka navuga ni nabanye neza n'abantu twabanye nabo nta muntu nigeze mbanira nawe nawe rero ngiye kuvuga ngo umuntu yamvuze nyine nkwiye kuvuga aho gutavuzwe nicyo cyaba ari ikibazo ahubwo kugenda kubeshya abantu nge nicyo kintu kigomba gucika mu itangazamakuru ryacu kujya kubeshya umuntu itangazamakuru nge nabonye riri mu bintu byanatumye ngo na jenoside igera hari ibintu byagiye ngo bifashamo gutyo kubera gutangaza amakuru rero mujye mutangaza ibintu by'ukuri yego ariko iyi ni rya siporo Dani nkeneye komenti yawe kuri Rayon Sport ya siporo ikintu cya Rayon Sport ntabwo match zabonye ndeba naba nkubeshye anta umuvugizi ku buryo Kazungu yavuze ikiganiro cyawe anta ajya uri Uganda uri Uganda ajya Uganda ni sanga twebwe ubu ngubu turi saa sita uyifunge mani adikwana nimba njyewe hano turi saa 43 uyifunge zuzuye nyine njyewe saa sanga zazo arabona 17 ngo zuzure sinzi ngo nikizuzure 17 ko nari ngiye kuvuga ngo dusezere Dani ya turetse tukagenda no comment zose batufunga kabisa direct nanjye ko kandi gusoma ngo mugire Dani anta tunachu ariko no 17 ngo kugira ngo njyewe zuzure uyo tubyuze ufunga kabisa Dani iyi 17 ni ya Dani iyi 17 ni ya Dani nasoma izo comment akosoma ko asubize ko mbona ziri kunshika usubize nyuma ese anta Samu Karenzi yaguze bariya bakinnyi nicyo ni ikibazo uzi ko Dani Usengimana ari we mukinnyi watsinze ibitego 20 sezo kuva yabaho noneho ngo ntacyo abwira abasportif icyo ni ikibazo gikomeye none se anta bara abakinnyi ko kwera baguze Samu Karenzi Samu Karenzi abakinnyi yaguze naba bakurikira Johnson Nobodo Chidiebere nuwe ese ngo uwo bita Ariuswane nuwe uwo bita Apamu Bemoro Apamu umaze imyaka 2 adakina muri apere nuwa Karenzi Sheibob wagiye yari uwa Karenzi uriya Benjamin yari uwa Karenzi ubwo nuba ngo Karenzi afite abe nuriya bita Jado Kagimbura afite abiwe n'abandi bafite abandi ariko mu bakinnyi muri izi merikate ebyiri mu myaka 2 icyo nshaka kukubwira Karenzi nuko ari muri timu yakoreraga apere scouting muri iyi myaka 2 yombi yakoraga ngo nuko ngo ikindi ngo anta uravuga iki kuri Taifa nzamusubiza Taifa akoreshwa na Eto niyo mpamvu wumva
ni nayo mpamvu wumva avuga ibintu bitari ku murongo, avuga interuro ukumva ntari kuvuga interuro ifatika, ukumva aravuga ibintu nk'iby'abana kandi ari mukuru. Rage football urayizi, ibyo bavuga ni amagambo. Hanyuma Rage we urakoze umuntu mubwiye ngo urakoze mama. Abantu babaza ibintu by'umupira ukarutina kubashimira cyane. ngo zikore jisi yarazi ko yabeshyaga. Ni iki se yavuze cy'ukuri? Kandi Dani ntabwo Dani umambwiye. Twemere. Ngewe Rage nguteganya. Dani akubwiye. Warakoze? Ni ikibazo nari mbonye bakoje hano nashaka kukubwira. Banza uvuga. Guteganya kuzakora iki nyuma ya kariyeri yawe? Itonde ndaje. Ari ikibazo n'umushe bwa mbere mbaza, urumva? Ari ukuntu manu wenda nibazo biza, urumva? Umuntu akakuvuga. Ari ibintu bavuze. Ngo ngiye ngo nagiye umupira ngo barananiye. Nibyo nakubwira reka nkubwira. Ngiye naje kuzanga. Naga abantu bamufashe ngo bamvuganire ngo urabona ngo uyu muntu biti ngo yazanga agakora ibi ngibi, agakora ibi ngibi. Naje kuzanga hari abantu bambona mu bushobozi, Dani bambonaga mu bushobozi. Bakavuga ngo umuntu ajanga habya neza. Ariko biga kunyanisha abanyarwanda kuvuga ngo Rage ngo agiye kuza ngo yararaga mu miferege, ngo yararaga ngo muki kugira ngo nyandishe abantu man. Ntabwo bibaho. Ese umuntu ibyo bintu atabivuze uwo munsi uraramo. Uwo munsi mu miferege kuki atabivuze? Kuki babivuze nyine babivuze ejo hashize ngo bikine. Oya duhumuke tumenye ibintu abantu batubwira tujye tunabyana. Ariko ngiye ikintu mbona no kwica abasportif man. Ibintu nibyo muzajya bituma abantu mubura abantu ku mastade. Man ngiye ndi umufana wa Rage. Nkumva uvuze ibyo bintu ejo habaye match ari bukine sinanaza. Bose nabanje kureba iki kandi mwamaze kubivuga. Dani komeza. Ibindi bibazo my boy. Kamwereka referensi. Ndiye ma Dani komeza. Ibindi ndabona ari uko bavuga ngo barakwemera. Ndabemera cyane. Ragenda mukunda ariko gusesengura no. Ntabwo n'umusesenguzi umunsi. Ndashaka kubazana mu bapunditi kwanza igihe kirageze ngo muze mukumamikoro. Muze umupira. Rage ngo ndamwemera ngo gusesengura ngo no gusuzugura umuntu ukubera ubumuga afite byo wapi. Ubumuga buyise. Ngo nyine nta muntu Rage yigeze avuga ariko nta muntu twavuze. Anta njye ntabwo ndatsusuza. Anta nguracyakora kuri ari ukuri gakiva ari ukuri ukuri kuragiye. Ngende umunyamakuru wa Radio 10. Ngende umunyamakuru wa Radio 10 mubaze Ishimwe Adelaide ngo warahari. Abasubize ngende umunyamakuru wa Radio 10 nasabye uruhushya rw'iminsi 5. Ubu ndimo kurya isi. Ndimo ndoga Dani, ndimo ndaganira n'amakipe. Mvuye kureba Vipers na KCCA muri weekend. Igitego cya Raketi umuhungu yateretsemo pa. Milton Kalisa yarateretsemo icy'umutwe. Ngewe ndi umuntu uri kuryoshya. Rage ngo baracyagushaka mu Mavubi please. Ndahari kandi nzabikora. Dani naretse umupira nkiri muto. Nigeze nsezera narabibabwiye. Uracyakina. Umuntu witwa Regis yamanutse Dani na Rage iminota 30. Ariko wa mugani Dani yatsinze ikihe gitego mu Mavubi. Ariko nababajije ubundi reka ngiye ikintu cy'Amavubi ndashaka kuzagikora narize neza kugira abantu bacyumve. Niba uri top scorer muri shampiyona y'igihugu uri muri gukina bakaguhamagara mu Mavubi badashobora gushyira mu kibuga